wumva amagambo tutangiranye. Angwibaze wumve tugiye kureba ngo ibintu 8 bishobora gutuma wibohora ibitekerezo by'abandi bantu ukabaho utuje nta kintu kikubangamiye. Ibazo byuka buri gitondo uhangayikishwe n'ibyo abandi bantu bagutekerezaho. Ariyo mpamvu usanga abantu benshi babayeho nabi nk'ababayeho muri gereza. Usanga umuntu uri hanze arafunze n'uri muri gereza indani arafunze. Udafunze wenda amaboko n'ibiki, ariko mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bwo gukora ikintu ushaka usa nkaho ufunze. Murumva ibyo bintu bitababasha. Ugasanga ngo abantu benshi bahangayikishwe n'ibyo abantu bari bubatekerezeho, bari bubavugeho, ku buryo ujya gukora ikintu ugahangayika ukavuga ati se ubu noneho baragira ngo iki, baramfata bate, baratekereza gute. Ibyo bintu ni ubugoryi. Buri muntu wese ubona hano hanze afite ibitekerezo, ariko se ni bangahe bafite ibitekerezo? Muri abo bafite ibitekerezo ni bangahe bafite ibitekerezo bigufitiye? Buriya ngo abantu benshi nta nubwo barisobanukirwa ubwabo, ariko ugasanga uha ibitekerezo, uha ishingiro cyane ibitekerezo by'abandi bantu, by'abahisi n'abagenzi, yaba abuzi n'abo utazi. Utanyumva nabi, rwose ni ibintu bisanzwe mu kuba wakwita ku bitekerezo by'abantu, cyane cyane b'abantu bubaha, ndetse ugahora wita ku bitekerezo by'abantu mufitanye isano, b'abantu baba muri famiye yawe. Ariko buriya ngo ni ugutakaza igihe cyane mu kwita ku bitekerezo by'abantu uzi n'abo utazi, kuko ni ibintu bisanzwe nanone kuba abantu bakubona ubabara cyangwa se bakubona intego wihaye kugeraho utayigeraho. Buriya ngo abantu bagufitiye ibitekerezo cyangwa se abantu ubutekereza ngo bagurura gutekereza gute, baragira ngo iki, baravuga ngo iki, abo bantu bose buriya unapfuye uyu munsi bashobora guhita bakwibagirwa nk'ejo ukabyuka wibagiranye bya bintu wakoraga, barabyibagiwe. Ya mishinga wanze gukora ukiri muzima barayibagiwe, uri kuvuga ngo bazaguseka. Umva, bashobora kukwibagirwa nk'ejo cyangwa se bakakwibagirwa bakiva gushyingura. Ariko ugasanga uri guha imbaraga cyane abahisi n'abagenzi ngo baragutekereza gute, baragufata gute, mujya munsiza. Ariyo mpamvu usanga abantu bajyana uwo mutwaro cyane cyane mu mwanya wo kwikorera umutwaro w'inzozi zabo, intego zabo basize batagezeho, bakajyana wa mutwaro wo kuvuga ngo abantu bajyaga bamfata gute, uwo mutwaro wo kuvuga ngo abantu barambona gute. Ibyo bintu bizabagora. Ariko buriya ngo umugabo wa nyawe azi kubaho akamera nkaho yacecekesheje ibitekerezo by'abandi bantu, ndetse akumva ko ibitekerezo by'abandi bantu ko abantu bari bumufate atagomba kubiha imbaraga mu gihe abona ko nta nyungu bimufitiye, nta kamaro bimufitiye. Ariyo mpamvu muri iyi video tugiye kureba tekinike 8 cyangwa se inzira 8 zishobora kukubohora kabaho wibohoye ibitekerezo by'abandi bantu, kwa kundi wajya kuvuga ngo baragira ngo iki, baravuga ngo iki. Ikintu cya mbere, ntukagire ubwoba bwo kuba wahangana, cyangwa se ntukagire ubwoba bwo kuba abantu bakuvuga nabi, ntukagire ugira ubwoba bwo kuba mbese wahangana. Nta muntu uzakubwira ibi, ariko ntacyo bitwaye mu kuba watenguha abantu, nta n'icyo bitwaye mu kuba wagira abanzi. Wumvisha ariko erega ntabwo uzabaho winginga buri muntu wese cyangwa se ushaka gushimisha buri muntu wese. Jya ukora icyo ukunda, ntukanigore baso nabigerageza uvuga ngo ariko wakora kano kantu buriya ntikabashimisha. Nujya ubona ibyo bitekerezo bije, ntuzigera wigora na rimwe ushaka kubashimisha cyangwa se ushaka kubemeza, kuko buriya abantu n'ubundi ntabwo bajya bemera. Ndagira unyumve neza. Impamvu ndi kubabwira ibi bintu mbicisha kuri channel yanjye ni uko mbabwiza ukuri umuntu ku wundi nkabibabwira nyine, kuko numva ari ibintu bizima kandi byabahindura, ndetse bikaba byabageza ahantu hazima. Nk'uko ubibona, buriya ntabwo nita ku bitekerezo by'abantu banga ibintu nza nkavugira no kuri YouTube channel, nta nubwo nita ku bitekerezo by'abantu banga uburyo nkuramo ibintu n'uburyo mvugamo ibintu. Abo bazahora ari abanzi banjye, ntacyo bitwaye kuba ndi kukubwiza ukuri nkakubwira ati
jya ukora ibintu ukunda utitaye ku bitekerezo by'abahisi n'abagenzi. No problem. Ntacyo bintwaye nushaka uba umwanzi wanjye, ntacyo bintwaye, nta kibazo kibirimo, Kuko kuko n'ubundi ngo intare nta nubwo ijya iyigereranya, ntabwo ijya ireba agaciro kayo ishingiye ku bitekerezo by'intama. Oya, ngo intare igira itari y'inyama, ngo nuko intama ziri kuvuga ngo biriya bintu ngo intare ikora ntimbikunze, ngo urabona cyangwa se impongo n'ibindi n'utundi tunyamaswa dutoya tuvuge ngo buriya ngo ibintu intare ikora ngewe rero buriya ngo ntabwo ujya mbikunda. Oya, ntabwo intare ijya imbaraga cyangwa se ngo ihe agaciro ibitekerezo by'intama ngo bitume bwira itari y'inyama ngo ijye kurisha. Wapi, rero nawe nuko uba ugomba kubigenza. Buriya uburyo bwonyine bwatuma reka kwita ku bitekerezo by'abandi bantu ni ukuba nanone ufite agatege, uri wa muntu ntiwihagararaho cyane. Buriya utagira ngo bikorwa n'abantu bose, ntabwo bikorwa n'abantu bose. Mu kuba wakwihagararaho ntuha agaciro ibitekerezo by'abandi bantu bitagufitiye inyungu, bikorwa n'umuntu ushikamye, wa muntu bonyine wifitiye icyizere cyane bitewe n'ibintu akora, bitewe n'ibyo yizereramo, nta agaciro ibintu bitamufitiye inyungu. Icyo gihe ni cya gihe uba wumva ko mu kuba waba ufite abantu muhanganye cyangwa se hari abantu bari kubona ibintu mu buryo butandukanye n'ubwawe, kumva ko ibyo ntacyo bigutwaye, wowe ukahagarara ku bintu wizera, bana kwigana abandi ngo kuko ngo abandi nabo ariko babigenza. Ngira ngo ujya wumva abo bantu ngo wese ko mbona abandi nabo ariko babigenza. Wese urashaka kuba nk'abantu bose, urashaka gusa nk'abantu bose, cyangwa urashaka gukora ibintu nk'abantu bose. Buriya n'ubundi muri iyi si harimo ibigwari byinshi. Jya wibuka ko hano hanze hari ibigwari byinshi cyane, byinshi cyane. Rero jya uhagarara, uhagarare ku maguru abiri, wemeze ikintu wiyizereramo, ugihagarareho ushikamye ndetse utajegajega ku buryo umuntu yaza ngo atume wisubiraho ngo ukore ibyo yavuze, ngo bitewe n'uburyo we ari kubibonamo cyangwa se bitewe n'uburyo uri kuvuga ngo bose ninkora iki kintu baragira ngo iki, reka nkore iki kugira ngo bambone gutya, kugira ngo batagira ukundi kuntu bakubona. Icya kabiri, jya uhitamo nk'umunyabwenge. Buriya niba ushaka kwibohora ibitekerezo by'abandi bantu cyangwa se ushaka kubaho utuje nta kintu kikubangamira, jya uhitamo nk'umunyabwenge. Buriya ngo twese dufite ahantu tugarukira twita ku bitekerezo by'abantu cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye, dufite aho tugarukira. Rero uba ugomba guhitamo ibintu ushaka kwitaho, ibintu ushaka guha umwanya, ibintu ushaka guha agaciro, ni wowe ubihitamo, ni wowe ubyitaho. Ibyo bintu byibuke. Rero niba wita ku magambo mabi abantu bagenda bakuvuga, menya kuri gutakaza igihe cyawe, cyane cyane noneho ukita ku bitekerezo by'abandi bantu cyangwa se amagambo mabi abantu bagenda bakuvuga abuzi n'abo utazi, uba uri gutakaza igihe cyawe. Rero jya umenya kuri kwita ku bintu bidafite epfo na ruguru cyangwa se ibintu bidafite shinge na rugero, mu mwanya wo kuba uri kwita ku ntego zawe. Aho kugira ubu uri gutekereza ati ariko agashinga ndi gupanga ubu kazacamo, aho uri kuvuga ati noneho uyu munsi ninyura hahandi nanyuze noneho baravuga ngo iki, baragira ngo iki. Niyo mpamvu usanga abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ku ma Instagram, ku ma IG, ku ma Facebook, bagenda bahindura amafoto, bayahindura buri kanya kubera ko barashaka kugendana n'ibigezweho, barashaka kugendana n'amakuru ari hano hanze. Ikigaragara nuko abantu nk'abo ngabo bagenda bahindura amafoto buri kanya, ikigaragaza ko impamvu babikora nuko nta kintu gihambaye bashaka kugeraho mu buzima bwabo. Kubera ko ntabwo bishobora kuba wakwita ku ntego zawe, ku bintu bigufitiye inyungu, ngo ujye no kwita ku bintu abantu bari bukuvugeho cyangwa se comment abantu bari bugutereho bitewe n'ibintu wapostinze cyangwa se ahantu unyuze, bitewe n'ibyo wambaye cyangwa se bitewe na speech wavuze, bitewe n'uburyo ibintu kubibona ubivuze uko biri nyine. Ntabwo bishoboka ko ushobora kwita ku ntego zawe ngo wite ku makuru ari hano hanze. Murabizi amakuru ahora acicikana hirya no hino, ngo wite no ku magambo mabi abantu bagenda bavugaho ubyiteho icyarimwe. Ntabwo bishoboka. Hari impamvu y'ibiriya bavuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Ngira ngo ibyo bintu mujya mubyumva. Impamvu ndi kubivuga ni uko abantu benshi bakunda kugendana n'utugezweho ku mbuga nkoranyambaga. Rero nusanga uri kwita ku bintu abantu bapostinze bidafite epfo na ruguru,
cyangwa se agaciro kawe ukabarira kuri like wabonye, kuri comment abantu bakubwiye ngo urasa neza, ko kukumva kari gusa neza. Azi ko umuntu apostinga ikintu, agapostinga nk'agafoto wenda yashyizeho akanyogosho, uhiye agashyizeho abona agakunze, ariko muri comment umuntu agatajyamo agatavuga ati yewe inyogosho gutya wapi gutya na gutya. Ejo bundi wahura na wa muntu ugasanga ya nyogosho yagiye ajya kwiyogoshesha, wamaze ati se umusatsi gutya byagenze bite ko mbona kawiyogoshesha gutya, agatavuga ati mane nabonye biriya bintu ngo atari byiza. Kubera iki se? Yanguze ko hari umuntu wambwiye ngo gutya na gutya gutya na gutya. Ugasanga abantu barahindagurika buri gihe, bahindagura imyambarire bitewe n'uburyo abantu ngo bari bubavugeho, ngo abantu ngo bavuze. That is still caring for meaningless garbage. Rero nubona uri kwita kuri comment z'abandi cyangwa agaciro kawe ukabarira kuri like comment wabonye ku mbuga nkoranyambaga, umenya kuri kwita ku bintu by'umwanda bidafite epfo na ruguru mu mwanya wo kwita ku ntego zawe. Ndagira ngo uyumve neza. Urana nkuko natangiye mbibabwira, nababwiye ngo dufite aho tugarukira cyangwa dufite imirongo ntarengwa mu kwita ku bitekerezo bigiye bitandukanye by'abantu. Rero niba wita ku bintu bidafite epfo na ruguru, bidafite injyana, menya ko ibintu bifite agaciro, ibintu bizima, ubu utari kubyitaho cyangwa utabihereza agaciro. Rero nanone iyo uha agaciro bya bintu bizima, bya bintu bidafite agaciro ushiduka byarijyanye burundu, ntumenye uko byagiye nka nyomberi. Rero uba ugomba guhitamo ibintu ugomba kwitaho n'ibyo utagomba kwitaho, ndetse ukamenya ibyo ugomba gushyiramo imbaraga bitewe n'ibyo witaho. Nyine ukavuga ati ibintu bizima nibyo ngomba gushyiramo imbaraga, ibitari bizima wapi ntabwo ngomba kwitaho umwanya wanjye n'imbaraga zanjye. Ikintu cya gatatu, iga kuvuga oya. Wumvishe ikindi kintu cya gatatu cyatuma ubaho utuje nta bintu bikubangamira, iga kuvuga oya cyangwa se wige guhakanira abantu. Buriya kuvuga oya twabifata nk'uburinzi ubushyizeho bw'abantu bashaka kuza kugukoresha mu nyungu zabo. Buri umuntu utazi kuvuga oya abantu benshi baramufatira cyane cyane, abakobwa bo baba babyumva. Rero iyo uzi kuvuga oya bituma utekereza neza, bituma wereka abantu ko igihe cyawe ugiha agaciro. Uzi ko umuntu muhora ati waje se tukajyana ngo ndaje, kuko ntabwo uzi guhakana nyine. Cyaza abantu bakabwira ati wadusanze aha naha, ugahita uvuga ati ndaje, ugasiga ibintu wari urimo bigufitiye agaciro, ugahita ujya kureba abo bantu. Wenda ibyo bintu baguhamagariye ni ibintu bitanagufitiye agaciro, ni ibintu bitari bukwinjirize, ugasiga ibiri bukwinjirize kubera ko utazi guhakana. Kugira ngo iyo uzi guhakana, ikintu cya mbere cyerekana ko uha agaciro igihe cyawe. Rero niba ubona ikintu kitagushishikaje, ikintu nta nyungu uri bugikuremo, cyangwa se kiburenge ku mirongo ntarengwa wihaye z'indangagaciro ugenderaho cyangwa se amahame ugenderaho, buriya biba byiza uhakaniye uwo muntu, umubwira oya kandi ukomeje. Niba atari ibyo rero nutababwira oya bukiri kare abantu bazakomeza bagukoreshe mu ntego zabo, ku byo bifuza kugeraho, mu mwanya wo kuba wabahakanira ukabereka ko nawe hari ibindi bintu uba uhugiyemo, hari ibindi bintu uba uha agaciro, ndetse n'igihe cyawe ugiha agaciro, ntibakacyangize gutyo gusa. Icya kane, ikunde, iga kwikunda. Wumvishe ikintu cya kane cyatuma ubaho kuri iyi si wifitiye amahoro, iga kwikunda. Buriya ngo abantu benshi ntabwo baramenya kwikunda bya nyabyo. Bumva ko kwikunda ari ukugenda ukicara ahantu ugasoma ibitabo, ugasohoka wenyine, ugakora ibintu wenyine, buri kantu kose wenyine, bakumva ko ariko kwikunda wapi. Buriya ngo impamvu igaragariza abantu ko batikunda nuko baba bashaka buri gihe guhora bari mu mubano runaka n'umuntu, ugomba kuba yicaye avuga ati mfite umukunzi hariya, mu gihe ntawe afite akumva ko bitahagije, nyine akumva ko hari ikintu kiri kubura mu buzima bwe. Ubwo ndimo ndavuga abasore, cya gihe utarashaka ukumva ko mu gihe udafite umukunzi nta mahoro ufite. Icyo ni kigaragaza ko abantu buriya batarikunda bya bindi bya nyabyo. Baba bashaka kuba bafite abantu bakundana, bafite abakunzi, kubera ko impamvu baba bashaka abo bakunzi, muri bo baba bafite nk'ikintu kimeze nk'umwenge baba bashaka kuzuza, bashaka urukundo ruvuye hanze rwuzuza wa mwenge bifitemo imbere.
cyacyuho, as that only they themselves can fill up that void. bumva ko ubwabo cyacyuho batagikuraho ngo bikunde ubwabo nyine bibahaze. I understand that this may sound familiar wenda nshobora kumva ibintu ngiye kuvuga mutabyumva neza, to me talking about kubera ko n'ubundi on this channel, ibintu navuze ngo njyanda bibabwira uko biri kuri iyi channel. but self-love is ariko buriya ngo kwikunda nicyo kintu cya mbere gihambaye. Think about it. Bitekereze If you truly love yourself, koko iyo wikunda bya nyabyo, telling people no to their face, ese buriya ujya ugira ikibazo cyo kuba wahakanira umuntu cyangwa se ukabwira umuntu hoya umureba mu maso? Iyo wikunda bya nyabyo ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuba wahakanira umuntu serivisi runaka ukaba ati oya ndaguhakanira, ukabivuga ukabimubwirira mu maso, pana kuvuga ngo reka mbimukorere bose yagenda mvuga yamfata gute, ugasanga umuntu araje wenda agukoresheje amakosa ejo n'ejo bundi barakwirukanye kubera iki ntuzi kuvuga oya ngo uhakanire uwo muntu. ariko ngo iyo wikunda bya nyabyo icyo gihe ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuba wahakanira umuntu ngo umubwire oya mu maso, umubwire uti igendere n'ubundi ntatuzi wamvumiraga. kuko n'ubundi abantu bagiriye neza benshi hari igihe atari bo bagenda bakuvuga neza, byabindi abo mwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. you have no problem being on your own. ndetse buriya ngo iyo wikunda bya nyabyo ntabwo uba ufite ikibazo cyo kuba wakwijyana ahantu wenyine ngo wisohokane witimbize, Traveling to places by yourself. ngo ujye ahantu ushaka ku giti cyawe. If you truly love yourself, ndetse iyo wikunda bya you nyabyo will buriya not care about haters and their meaningless talk. ntabwo ujya wita ku banzi bawe, ntabwo ujya wita ku bantu bakwanga. reka iyo wikunda, ese waba wikunda ukajya kwita ku bitekerezo by'abandi wapi? abakwanga bakwange nyine, upfa kuba wikunda nyine uzi ko ibintu ukora ubikunze kandi wikunda, nta nubwo ubona wa mwanya wo guha agaciro amagambo adafite aho kugeza cyangwa se ya magambo mabi baba bagenda bakuvugaho wapi iyo wikunda. Great power in self-love. buriya ngo haba hari ikintu gikomeye cyane muri rwa rukundo twese tuba tugomba kwikunda. 5. icya gatanu, Surround yourself with like-minded people. jya wizengurutsa ba bantu batekereza neza, ba bantu bafite imitekerereze yagutse, ba bantu bawe. It can be difficult. buriya ngo byaba bigoye cyane Outside opinions. mu kuba wacika ku bitekerezo by'abandi If bantu you feel like you're all alone, mu gihe ukunda kubona uri wenyine ufite irungu, ngo biragoye cyane mu kuba wakwibohora ibitekerezo by'abandi bantu. ugomba kuba ufite ba bantu bawe, ba bandi nyine babona ibintu uburyo bibonamo, musangiye indangagaciro. ati iyo abo bantu bafite, ntabwo ujya ubona wa mwanya wo kwita ku bantu bakuvugaho ngo baragira ngo iki, ngo baragufata gute, wapi? rero ngo biragora cyane iyo udafite abo bantu mu buzima in the bwawe. world, you will find more and more men being lone uba wolves. ugomba gushaka ba bantu b'abagabo mwumva ibintu kimwe, mubona ibintu kimwe, mufite intego zimwe muri iyi si. But the reality is that men have all ndetse ugashaka ba bantu muhuza ibintu. quite unnatural to be a lone wolf. Men need to cultivate a strong, supportive inner circle. ibyo biragufasha. Unnatural lone wolf. ugomba gushaka ba bantu mwumva ibintu kimwe, Cultivate a strong kuko iyo ufite ba bantu circle. bagufasha cyangwa se ka gatsiko kagufasha, A group of people iyo mugiye gukora ikintu mugikorera hamwe, mugafashanya mukazamurana ku buryo usanga mwese mugezanya ku iterambere, umwe yakugeza ku iterambere n'undi akakugeza ku iterambere, best interest at heart. ndetse mugira ya nyungu ya nyayo, inyungu ya buri wese. apana kwa kundi uzaba ufite inshuti zigushakaho inyungu gusa, we nta nyungu, nta kintu kizima bakugezaho. Some of the same views. rero uba ugomba gushaka ba bantu It makes it so mubona isi kimwe, isi mukayibona kimwe. much easier to stop caring. ibyo birakorohera cyane Garbage. mu kuba wakwita ku bitekerezo by'abandi bantu, muri uwo mwanda wo kwita ku bitekerezo by'abandi bantu. When you have a strong inner circle iyo ufite ba bantu muba muri kumwe, Building. murazamurana mu kubaka ikintu gihambaye, and time, but the result ndetse bikabafasha icyo gihe birabafasha, buri muntu wese bikamufasha. measurable. ikintu mugeraho kiba ari cya kintu umuntu atapfa gupimisha amaso, cyangwa se mugera ku ntsinzi ihambaye. Reflecting on the people in your life. Analyze them. mugera ku bintu bihambaye. Start by reflecting on ariyo mpamvu hano bahise batubwira ngo tangira urebe ba bantu the mwirwana, people in your life. bantu bose mwirwana ubashyire ku murongo, Analyze them utangire ugende ureba umwe kuri and umwe, identify both the ones who support you, utangire urebe ba bantu bagenda bagufasha, those who are utangire urebe ba bantu baguca intege bagusubiza inyuma, on your goals are rotten apple. noneho utangire ukure ibirayi byaboze ubikure mu bindi. muri rya jambo nari mbabwiye ngo ugomba kwizengurutsa ba bantu bafite mu bwonko, ba bantu batekereza neza, ba bantu mubona isi kimwe, ba bantu mubona ibintu kimwe. buriya impamvu
uri aho ngaho nyine bikigucanze cyane, fata abantu bawe, ba bantu wita ngo ni abantu bawe, ubashyire ku murongo, ubatondagura umwe kuri umwe, urebe abantu bagushyigikiye, urebe abantu bagusubiza inyuma, urebe ba bantu bagufasha. Noneho ibyo bizagufasha gukura ikirayi cyaboze ugikura mu bindi, cyangwa se umuntu mubi umukura mu bandi, kuko ashobora kuganza n'abandi ugashiduka bose barabaye kimwe. Kubera ko hari akantu kavuga ngo abantu dukunda kumarana igihe kinini, usanga twaragiye tugafata imico igiye igasa. Rero abo bantu ugomba kubakura mu nzira, ba bantu ubona batagufasha, ba bantu ubona mutabona ibintu kimwe. Ugomba gushaka aba bantu bagufasha neza. Nawe ngo iyo ukora ibintu wenyine biba ari byiza cyane, ariko biba byiza cyane iyo ufite abavandimwe ku ruhande bagushyigikiye, ndetse ibyo bikugira umunyembaraga cyane. Nk'uko ubibona, buriya iyo uri kumwe n'aba bavandimwe bawe ba nyabo, za nshuti zawe za nyazo, ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuba wafata risiki yo gutangira bizinesi, kuba uvuga ngo babansapotinga, cyangwa se ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuba wabaha ide ngo bagufashe nyine baguha ibitekerezo. Buriya ngo iyo uri muri abo bantu uba umeze nk'umuyobozi, ibyo biragufasha ukumva unyuzwe n'ubuzima, ndetse ujye uwizengurutsa ba bantu bagufasha nyine, ba bantu bagufasha. Ibyo bizatuma ubaho utita ku bitekerezo by'abandi bantu, nabyo bizagufasha. Icya gatandatu, buriya ngo uba ugomba guha ubusobanuro intego zawe, uba ugomba guha ubusobanuro iterambere ryawe, ko wabivuga kose uba ugomba guha ubusobanuro iterambere ryawe, uba ugomba guha ubusobanuro cya kintu ushaka kugeraho, ugomba guha ubusobanuro intego zawe cyangwa se iterambere ryawe. Buriya buri muntu wese haba afite ikintu yita intego ze cyangwa se iterambere rye, akavuga ati ngewe nibura nimba mfite imodoka, mfite abana, iryo niryo terambere ryanjye, nzaba nateye imbere pe. Undi akavuga ati buriya ngo ngewe nimba umupadiri wenda tangira kwigisha abantu ijambo ry'Imana, nzaba nateye imbere, nzaba nyuzwe mu buzima bwanjye. Buriya ngo icyo twakwita iterambere cyangwa se ibintu ushaka kuzageraho biba bifite ubusobanuro bugiye butandukanye kuri buri muntu. Buri muntu wese aba afite iyi ntego yashaka kugeraho akayita iterambere. Kuba ati ngewe nimbona nguze imashini runaka y'ubuhinzi nkatangira guhinga, iryo niryo terambere ryanjye. Buri muntu wese aba afite iterambere rye, yaba ari ukugira umuryango, yaba ari ukugira ibintu runaka washyizeho ukavuga ati ngibi nimbigeraho nzaba ngeze ku iterambere ryanjye. Rero ngo uba ugomba gushaka uburyo uha ubusobanuro intego yawe, ukayiha ubusobanuro ukavuga ati njye ningera kuri iki nzarekera, nibwo nzavuga ngo nateye imbere. Niba ushaka kubaho ufite amahoro, intego yawe yiha ubusobanuro, uvuga uti njye ningera kuri iki nzaba ngeze ku kintu nifuza. Rero ngo iyo ufite ako kantu, hari ahantu wakanditse uvuga ati njye ningera kuri ibi ngibi nzarekera rwose, ibyo bizaba bibaye, nta kintu nzashinja Imana. Ibyo biragufasha cyane uko utabona akanya ko kujya kwita ku bitekerezo by'abanzi n'abakunzi n'abirasi. Ibyo biragufasha. Icya karindwi, reka guhora usaba uruhushya buri kanya. Reka ibintu byo guhora usaba uruhushya nk'umwana muto. Reka gusaba uruhushya buri muntu wese. Buriya niba ushaka gufata imyanzuro mu buzima bwawe, ntuzigere usaba uruhushya abantu bose, buri muntu wese ugiye tugusaba ugahushya usa nkaho ushaka kumubaza ngo ese ibi bintu mbikore. Ngira ngo mujya mubyumva, cyangwa se abantu nk'abo ujya ubabona mu buzima, akaza akakubwira ngo ariko ibi bintu ngiye kubikora urabona byaba bimeze biti. Ese ashaka kukwereka ibintu agiye gukora, ariko kugira ngo ugire ikintu bivugaho, wenda umubuze cyangwa se umubwire ngo njye mbona wabikora gutya, ushaka kugendera ku bitekerezo by'abandi bantu. Buriya ngo jya wiyizereramo, buriya ngo kwiyizereramo bituma ufata imyanzuro myiza, kubera ko iyo wiyizereramo ukizera wa mutima nama wawe icyo ukubwira, ibyo biragufasha.
family or friends for justification. Mu mwanya wo kugenda ngo niba ugiye gukora ikintu umanze ubaze inshuti zawe uzibaza ati ese ibi bintu murabibona mute, ese ibi bintu murabifata gute, cyangwa se ubaze famille yawe ngo ibi bintu murabibona gute. Gutyo buri kantu kose usanga arashaka ngo bamuhe agahushya, akeneye umuntu umuha agahushya gakora icyo kintu. Rero ngo ujye wumvira umutima nama wawe, ukore icyo umutima nama wawe ukubwira, ibyo bizatuma ufata imyanzuro myiza. Hari impamvu bavuga ngo abahigi benshi bayobya intozo uburari. Nawe rero ujye ubitekerezaho kabiri. Niba hari ikintu, buri muntu wese agira umutima nama, ntibikuyeho ko wenda ushobora kugisha inama, jya wumva ko umunyabwenge ari ugisha inama, ariko nanone umenye ngo inama nziza nayikura kuri indi. Mu gihe utarabona uwo wakuraho inama rero, ngo jya wumvira umutima nama wawe, ibyo bizagufasha gufata imyanzuro myiza. Umwanya wo kugenda usa nkaho uri gusaba uruhushya abantu, iyi business urayibona uti ko nawe mfite igitekerezo cyo gukora business yo gucuruza ibi n'ibi, urabibona ute? Wagira ngo ukeneye agahushya ngo akubwire ngo yego jya kubikora, ndabona ibyo byabyara inyungu. Wapi? Can actually be more detrimental kubera ko buriya by seeking approval from iyo uri gushaka ngo abantu bakwemereza ibintu mbere y'uko ujya kubikora, ntaho bitaniye no kuba uri kubaha imbaraga utabizi. Uba uri kubaha imbaraga utabizi. Imbaraga ziherera, imbaraga zo kuba bakwemeza ibintu byawe cyangwa bakaba babihakana. Kandi ikindi barakuyobya kuko ntabwo ari buri muntu wese uba ushaka iterambere ryawe. Ashobora no kukugira inama akabwira ati ibi bintu bireke, kuko abona wenda ushaka kumukira, cyangwa se kugenda usa nkaho uri gushaka agahushya ko gukora ibintu. Ibyo bituma abo bantu uri kugenda waka agahushya bumva ko bakuri hejuru, babumva mbese ari abantu b'ingenzi cyane, kuko wagiye kubabaza ngo ibi bintu bikore cyangwa bireke. Ese urabibona ibi bintu gute? Bituma bishyira hejuru. Worse is the shift in power dynamic. Bigatuma bumva ko bafite ubushobozi bwo kuba bakwemeza ibintu ugiye gukora cyangwa bakaba babihagarika. You are handing people the power to stop power dynamics. Kubera ko nk'uko ubibona buriya uri gushaka agahushya ngo ukore ibintu ugire gute, uba uri guha abantu imbaraga, uri guha abantu imbaraga zo kuba baguhagarika cyangwa se bakubuza gukora ibintu ushaka gukora. Love to tell you no when you give them the option. Happy to exert authority over you. Ndetse birabashimisha cyane kubona basa nkaho bafite ubuyobozi mu biganza byabo bwo kuba bakwemeza ibintu cyangwa bakaba babihakana. Human nature. Ni ibintu biri mu bantu bose, ni ibintu karemano. Iyo ugiye ukabaza umuntu ukavuga ati uyu mushinga nshaka gutangira umureke ko mbona gutya na gutya, akakubwira ati ureke. Buriya ngo biramushimisha cyane kubona wawuretse, kubera ko ikimushimisha ni iki? Ni uko ahita avuga ati burya ibitekerezo byanjye bifite agaciro, kubera ko yakubujije ikintu akabona wakiretse koko, ahita yumva yishimye, agahita yumva ameze nk'umuyobozi. Just go forward with full confidence. Rero ngo niba ugiye gukora ikintu jya ugenda wifitiye icyizere, uhitemo ikintu ugomba gukora, atari ngombwa ngo ugende uvuga ngo murabona ibi bintu nabikorana, usa nkaho uri kwaka agahushya abantu bose. Icya munani ari nacyo cya nyuma cyatuma ubaho ufite amahoro, ubaho umeze neza, nta kintu kikubangamira. Ikintu ugomba kumenya, ejo bundi uzapfa. Niba ushaka kubaho ufite amahoro, tangira umenye ko uzapfa. Ibyo byibuke. This may sound harsh. Wenda ushobora kumva ibi bintu mvuze bikubabaje, ariko buriya twese turabizi hari iminsi izagera tugapfa. Ntabwo tuzabaho iteka, ntabwo turi imisozi. Rero ngo ujye ubaho ubuzima bwawe, umenye ibintu ugomba kwitaho, umenye ibyo utagomba kwitaho, kuko n'ubundi ejo bundi isaha n'isaha tuzapfa. Rero ibaze urugero rwawe n'urugufi, none uri kwita ku bitekerezo by'abandi bantu bikakubangamira. Rwa rugendo rwawe rugufi uri kurubaho ubangamiwe, rubaho wisanzuye, ntiwite ku bitekerezo by'abanzi, ntiwite ku bitekerezo by'abakuvuga nabi. Ubaho ubayeho, ubeho ubuzima bwawe, ukora icyo ukunda, utagendeye ku bandi ngo ubuse ngo barabibona ngo uti ngo baragira ngo ikisi, n'ubundi ejo bundi isaha n'isaha uzapfa. This may sound harsh. Ushobora kumva ibibabaje, ariko twese umunsi isaha n'isaha tuzapfa. Rero jya ubaho ubuzima bwawe, umenye ko ugomba kwita ku bintu bifite agaciro, kuko n'ubundi turi mu nzira ituganisha ku rupfu. Ibi bintu mvuze ushobora kumva ari ibintu bibabaje, ariko ni kimwe mu bice bigize ubuzima bwacu. Ugomba kumenya, kuko iyo umenya ko uzapfa vuba ejo bundi isaha n'isaha ushobora gupfa, ibyo bituma udatinya ibihombo, udatinya abantu babonye. Siko umuntu nkuko natangiye mbibabwira, hari umuntu ukora business akavuga ati se noneho ko mpumbye ndajyahe,
ndahungira hehe? Abantu bari banzi nk'ingagari baragira ngo iki? Rero ngo iyo umenye ko isaha n'isaha ejo bundi na mu gitondo ushobora kubyuka wapfuye, ibyo bituma utita ku bihombo wagize ngo ugende ucika intege cyangwa se wite ku bantu bari bukuvugeho, cyangwa se ngo wumve ufite isoni zo kuba wenda intego zawe cyanze kuzigeraho. You think about someone's negative opinion. Ndetse You remember you are gifted with life. nujya ubona utangiye gutekereza ku bitekerezo by'abandi bantu, uburyo bari bugufate n'uburyo bari bukuvugeho, Gifted with a body, mind and spirit. jya umenya ko buriya wahawe impano y'ubuzima, umubiri, ibyo bintu byose, ubuzima, umubiri, ubwonko, jya ubikoresha, bikoreshe neza. And you will die someday. Wibuka ko isaha n'isaha hari igihe uzapfa, utagendeye ku bandi bantu. It should never make you waste your life. And Ibyo bizagufasha mu kuba wakwangiza ubuzima bwawe bubaho umeze nk'imfungwa mu mutwe nk'uko natangiye mbibabwira. N'ibyo bintu umunani ushobora kumenya, ushobora kuguha amahoro, ukabaho nta muntu ugutesha umutwe, nta muntu ukubangamiye, wifitiye amahoro, wibohoye, ukibohora nanone bikagufasha kwibohora ibitekerezo by'abandi bantu. Kuko ngo twabonye ko abantu babayeho nk'abari muri gereza y'imitekerereze, bitewe n'ubwoba bwo kuvanga abantu, baragira ngo iki cyase baramfata gute.